ariko mugenzi wanjye ndakugira inama yo kudakinisha ibintu by'Imana. Iyo ukinishije ibintu by'Imana bikugiraho ingaruka kandi ukaba uri umuhemukira n'abazagukomokaho. Buriya umuvumo wo kwa Satani Imana ishobora kuwuvanaho. Satani cyangwa n'abantu akoresha bashobora kukuvuma, umuvumo ukakugeraho ariko Imana ikawuvanaho. Umuvumo utabasha gusibangana n'ubwo wagira gute, Imana iyo ikuvumye nta muntu ushobora kukuvumura. Nubwo wajya mu bapfumu b'isi yose bakagira gute, ntibashobora. Imana iyo ivuze ngo nkuvanye ikiganza cyanjye nta wundi muntu ushobora kugufata. Kandi Imana iyo ivuze ngo nkugize imbwebwe ugenda utorongera uba umusazi nta bugingo ufite, burya biba byarangiye, uba waciriweho iteka. Uyu munsi uracyafite amahirwe kubera ko ucyumva ijwi ry'Imana. Mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, yateguriye abamwizera bose. Iyo umugeni amaze kubera, nongeye kubasuza mbifuriza amahoro y'Imana. Mwebwe mwese mudahwema gutwara ko mudukunda amanywa n'ijoro. Umwami Yesu nashimwe. Twongeye gushimira ko twongeye kugaragara kuri Irembo Rifunganye TV. Tunashimira abaduhaye ubutumire kugira ngo tuvuge Imana. Njyewe ugiye kuganira namwe nitwa Papa Ganza cyangwa se Ubugingo Fisto. Nagira ubuntu bwo kumenya Imana. Rero uyu munsi turaza kugirana ibihe byiza kandi nta kindi kituzanye aha ngaha, kandi turatahana umunezero ku bantu bose baza kudukurikira n'abazadukurikira. Imana ikomeze ibahe umugisha. Nta kindi kinzanye rero aha ngaha ni ukuvuga Yesu, ni ukuvuga Imana. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge. Data, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro, tugushimiye kwera kwawe, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye ko we wenyine ari wowe waremye isi n'ijuru ukarema n'umuntu. Ni wowe ufite ubuzima bufatika, ni wowe ufite ubuzima, ni wowe usezerana isezerano n'abantu bawe kandi ukayasohoza amasezerano yawe yose guhera mu ntangiriro kugeza n'ubu ngubu, ndetse kugeza n'igihe kizaza cyangwa igihe tuzajyamo. Biri mu biganza byawe Uwiteka udasumbwa, ntwari mu ntambara, ntujya uneshwa. Intambara zose urazinesha, kandi si we wenyine uneshereza n'abandi bantu bawe bose, abaguhisemo bose babaye izina ryo kwitwa abana b'Imana. Turagushimira ngo ubane natwe, buri wese uduteze amatwi cyangwa uri kutureba, umuhe umugisha. Ibyo tuvuga ntabwo ari twebwe, ahubwo Umwami uherekeje ijambo ryawe n'imbaraga zawe. Amen. Ubwoko bw'Imana nimugire amahoro. Umwami Yesu nashimwe, Umwami watubambiwe nahabwa icyubahiro cyinshi. Nje hano kuvuga Yesu, nje hano kuvuga intwari mu ntambara, nje hano kuvuga Nyiribihe, nje hano kuvuga Uwiteka, nje hano kuvuga umwana w'intama, umwana w'Imana, ufite amahoro yuzuye, ufite buri kimwe cyose, ufite urufunguzo rw'ubuzima bwawe mu kiganza cyiwe. Buriya Imana ifite buto, niyo ifite uyu mwuka uhumeka mu kiganza cyayo. Ibishatse igira gutya ugahita upfa, yabishaka ikagira gutya ukabaho. Imana yonyine niyo ifite ubushobozi bwo kuvuga ibintu ngo bibeho bikabaho. Niyo mpamvu iyo Imana ivuze ngo yego, nta muntu uvuga hoya. Imana yavuga hoya, nta muntu ushobora kuvuga yego. Nibwo bumana bwayo. Ndavuga umwami wanjye Yesu Kristo, ndavuga intwari mu ntambara, ndavuga uwatsinze, ndavuga uwavuzwe kera, ndavuga uwabayeho kera mbere y'ibintu byose, ibintu byose bitarabaho yari ariho. Ndavuga Yesu, niwe warwanye intambara akazitsinda, ibintu byose bitarabaho yari ariho. Mbere y'uko aza hari ibintu byabanje kubaho biriyobagiza, byivuga imyato,
byigira ko ari byo byacungura abantu. Ndavuga abantu ba kera, ndavuga abami cyangwa ubuhangange bw'ibihugu bwagiye bubaho, abami babo rimwe na rimwe bajyaga biyita ko ari bo mana, ariko abo ngabo barapfuye barasibangana, ahabo ntabwo hakibukwa, ndetse n'aho babashyinguye ntabwo amagufa yabo aboneka. Ariko umwami wacu niwe mwami wenyine uruta ibindi byose. Buda yaraje aragenda arapfa, Muhammad araza arapfa, n'abandi benshi bagiye baza baragenda barapfa, ariko umwami wacu we ntabwo urupfu rwamuheranye. Niwe wenyine, niwe mwami wenyine utarigeze ingabo, utarigeze ayobora igihugu, niwe mwami wenyine tutazi igihugu yari afite hano ku isi. Niwe wagiye mu mva, niwe wagiye agahangana n'urupfu, bakarwana akarunesha. Kandi si ukurunesha gusa, yaneshereje n'abazamwizera. Niwe wenyine utanga promese cyangwa isezerano akarisohoza umuntu atabanje kumena amaraso. Ibindi bigirwamana cyangwa ibindi bivugwa, hari ibintu bibanza, hari amasezerano mugomba kugirana. Niba yenda ari ugutanga umwana wawe, niba ari ugutanga abazagukomokaho, niba ari ugusinyira ko ibintu hawe, genda hari imigenzo uzajya ukora buri munsi kugira ngo ibyo bintu bihabwe. Umwami wacu ntabwo ari uko nguko. Umwami wacu atangira ubuntu, kandi iyo aguhaye ntabwo akwambura. Haleluya! Umwami wacu yaragiye amaze gupfa ku musaraba, yaragiye ikuzimu, ahangana n'abadayimoni, ahangana na Satani, arabarwanya, arabanesha, afungurira abera. Kera Yesu ataraza ku isi, akiba mu ijuru, kuko hari abumva yuko Yesu yavukiye i Betelehemu, nyine ko aribwo yari abayeho. Na mbere yari ariho, mbere na mbere hariho Jambo, kandi uwo Jambo yahoranye n'Imana. Nta cyaremwe cyose kitaremwe nawe. Haleluya! Yesu ntabwo ari uwo muri biriya bihe nyine batangiye kubaraho. Yesu arakomeye, abantu tumufata reka. Yesu ngo yagiye ikuzimu, ararwana, afungurira abera. Niwe wari ufite ubushobozi bwo gufungurira abera, kuko kera abantu bapfaga imyuka yabo yari ifite ahantu yafungirwaga ikuzimu. Yarafungwaga, ariko ntabwo abadayimoni bari bafite uburenganzira bwo kuyikoraho, roho z'abantu bapfuye. Ngo ariko Yesu aragenda, amaze kujyayo ngo afungura, aragenda bambura ifunguzo, ararwana, anesha abadayimoni, anesha Satani, aranesha ibintu byose, arabinesha. Umwami wacu aserukana intsinzi, amanukana n'abera, barazamukana, azamukana n'abera, baragenda biyereka abantu i Yerusalemu. Muri abo ngabo bazutse hari harimo ba Dawidi, hari harimo ba Eliya, hari harimo ba Elisa, hari harimo ba Aburahamu, hari harimo ba Yakobo, hari harimo ba Rusi, hari harimo ba Esiteri, hari harimo ba Yeremiya, hari harimo ba Yesaya. Za ntwari zose zarwanye neza mu gihe Kristo yari ataraza, arazifungura, arazijyana. Natwe rero hari igihe tuzagenda, abakristo dufite amahirwe turusha abandi bantu. Abakristo, umukristo wese ni umuntu wemeye Kristo akamujyamo. Hari ukumenya Kristo, hari no kwemera yuko yinjira muri wowe, agakontorora imitekerereze yawe, cyangwa agakontorora ibikorwa byawe byose bya buri munsi. Ikintu cyose ugiye gukora akaba ari ugufatira icyemezo cy'icyo ugiye gukora cyangwa icyo ugiye kuvuga. Uwo muntu wamwemeye rero afite amahirwe arutaye abandi bantu. Nubwo waba ukennye, hari ijambo ryanditse, ntabwo ndi kwibuka ahantu byanditse, ariko niba ari mu Bakorinto, niba ari sinibuka neza, ngo iyo tugaragara
tugaragara nk'abatagize icyo tuvuze, nyamara turi ibikomangoma. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Dusa nk'aho ntacyo tuvuze ku isi, dusa nk'aho nyine turi nta ruvugiro dufite, nta ruvugiro. Kandi koko ubirebye abandi se ko bafite amafaranga, bakagira amazu meza, bakaba bafite digiri cyangwa diplome zihanitse, bakaba bafite amasambu, bakaba bafite amakampani akomeye, mu by'ukuri abo ngabo bigaragara yuko bafite, ariko twebwe dusa nk'aho ntacyo dufite, ariko dutungishije benshi. Impamvu Kristo ataza ngo arimbure isi, yenda n'amasengesho y'abera, ariko nyuma yo kuza umwami niyerekanwa, umwami niyitamura, akaza tuzahindurwa duse nawe. Hari akarimbo nkunda kavuga nzahindurwa se na Mesiya, nzahinduka se na Mesiya, nimara kwambuka Yorodani, ayiwe nzahinduka se na Mesiya. Ntabwo nzi kuririmba. Yorodani ni uyu mubiri, uyu nguyu, ibi ngibi nibyo bishuka abantu. Yorodani maze gutandukanywa n'uyu mubiri, niyambuye umubiri upfa, nambaye kudapfa iteka, ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Niyambuye uyu mubiri, nambutse Yorodani, mvuye muri ubu buzima, uyu mubiri. Hari igihe rero abantu twibwira yuko tutazambura uyu mubiri rimwe na rimwe, ariko umuntu wakiriye Kristo by'ukuri, umuntu wamenye udatsindwa mu ntambara, umuntu wamenye umwami wacu. Buriya rero hari ukuntu abantu bajya baterura ibyuma, amaboko amapinya akaza gutya, ibintu nyine bikaza nyine, cyane cyane ku bantu barebare, abantu bamubona ukabona ni igisuri, ukabona ni igisuri. Ariko Yesu agaragara nk'umuntu utuje, agaragara nk'umuntu woroheje. Akiri mu isi yariyoroshyaga, akemera abantu bakamucira, akemera abantu bakamufata uko bishakiye, kugeza aho nyine yaciye bugufi cyane kubera urukundo cyangwa na misiyo yari yaramuzanye yo gucungura umuntu. Aca bugufi cyane, agera aho aremera, arakubitwa, yambaye ikamba ry'amahwa, azira njyewe nawe, njyewe nawe. None Yesu turamufata uko twiboneye. Uragenda wakwakira Kristo, wabona inzara ikwije ukavuga ati reka reka, Kristo bambwiye ntabwo ari uyu nguyu rwose, ntabwo ari uyu nguyu. Bambwiye Kristo utanga amafaranga, bambwiye Kristo nyine utanga amazu, bambwiye Kristo utanga visa, bambwiye Kristo utanga vewiti. Ariko mukibagirwa yuko Yesu yarinze ava kuri iyi si, nta kibanza tuzi, nta n'inzu yagiraga. Yakundaga kuba mu nzu z'abashuti biwe, ndetse akenshi nyine yakundaga kwirara ku musozi ari kwisengera, kuko nyine inzu z'abantu ntacyo ziri cyo. Kuko hari n'igihe Imana yigize kubwira Dawidi iti mwebwe mwanyubakira nzuki, mwanyubakira nzuki. Hari n'abantu nyine bajya babwira ngo nimuzane amafaranga twubake inzu z'Imana. No, nta nzu z'Imana ziri mu isi, kuko iyaba Imana yishimira inzu z'abantu cyangwa inzu zo kubamo, ntabwo iba yaremeye ko urusengero rw'i Yerusalemu rusenywa, ntabwo iba yaremewe ko ruriya rusengero Salomo yubatse rusenywa. Burya ikintu cyose ukorera Imana
iyo ugikoranye umutima ukunze Imana igiye umugisha kandi Imana ikakirinda. Ariko ikintu cyose ukoze nubwo wagikorana umutima ukunze nyuma ukaza guhinduka, Imana nyine bya bindi wayerekaga ibivanaho amaso kugira ngo utazavangwa nubwo wanyanze nakubakiye inzu. Buriya Salomo yatumye Imana ivana amaso ku rusengero yari yarayubakiye. Niyo mpamvu yemeye, kubera ibyaha bya Salomo, kubera ibyaha by'Abisirayeli, kubera ibyaha kwinangira ku mitima yabo, byatumye n'ibintu byose bari barubakiye Imana by'igiciro Imana ibivanaho amaso. Imana iyo yakuvanyeho amaso, ibyo wibwira kuba yubakiye nabyo bitakaza agaciro, kuko ntabwo Imana itunzwe n'iby'abana b'abantu. No. Imana irera. Ariko Yesu niwe twarimo tuvuga, umwana w'Imana. Yesu yarababaye, Yesu yarakubiswe, Yesu yarashonje, ariko hahirwa umuntu umwiringiye. Nubwo ibyo byose byabaye, na n'ubu ngubu Yesu umwana w'Imana aracyari hejuru. Umwami Yesu, muvana amaso ku bantu, muvana amaso ku bintu, muvana amaso ku bitafite umumaro, amaso yanyu muyahange Kristo. Kandi niba wizeye Kristo, niba wemeye kugengwa na Kristo, tangira ubu ngubu ukore ibyo gukiranuka, tangira ubu ngubu ukore ibyo ashaka. Igihe cyawe ni iki ngiki mugenzi wanjye. Nyuma y'ubu buzima hari ubuzima. Yesu akiri ku isi yakundaga kwigisha ku bwami bwo mu ijuru. Yakunda kutubwira ngo mwibike ubutunzi bwanyu mu ijuru, aho hantu hatagira ingese n'inyenzi. Ubwami bwo mu ijuru akavuga ngo bugiriranywa n'umuntu w'umunyabwenge waguze isambu. Iyo sambu yayihinga akabona harimo amabuye y'agaciro, akagenda akatagurisha ibyo atunze byose, akaza agatura aho ngaho hari isambu. Agakiza ni ikintu cy'agaciro twahawe tudashaka gufata neza. Niyo mpamvu abantu bakizwa cyangwa abantu bavuga ngo bakire Kristo, bamwe na bamwe kubera ko batazi Kristo barakizwa, ariko kamere zabo zikakomeza kuba zazinda. Ubu hari abantu bakorana bose ari abakristo ariko badacana uwaka, nta wasuhuza undi, ariko ugasanga abantu barimo baririmba haleluya haleluya, buri wese arimo arafashwa n'indirimbo zaririmbiwe Imana, ariko ntashaka gusuhuza mwene se, ntashaka kubabarira mwene se, ntashaka kugira ikintu avugana na mwene se kubera kamere. Kandi Kristo we aratubwira ngo ikintu cya mbere adusaba ni ukugira urukundo, apana kurugirira umuntu mufitanye isano. Nimukunda abavandimwe banyu gusa, iso mu ijuru azabitura iki? Ko n'abapagani ibyo ngibyo babikora. Abapagani barakundana nyine. Haleluya. Ugasanga umuntu ni umurokore, afite inzangano, ndetse si muri we gusa, ahubwo aragenda akazibiba no mu bandi. Akavuga turiya runaka simukunda, akamwangisha n'abandi. Ugasanga umuntu ngo ni umurokore cyangwa ni umukristo, ariko yuzuye inzangano. Nta kintu cyiza avuga ku gihugu, yanga igihugu cyiwe, yangisha n'abantu igihugu. Ugasanga umuntu yuzuye amatiku, n'abasambanyi, warangiza ukajya mu rusengero ukaririmbira ubwoko bw'Imana ngo burafashwa n'ibikuvamo, kumbe urimo urabahuguruzi. Haleluya. Uwakiriye Kristo akamujyamo, hari ukuntu agaragara, abicyari mu gishyashya. Umunsi umwe Yesu mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo ibice 28 ku murongo uhera, hari ahantu handitse ngo Yesu ngo abwira abigishwa biwe ngo nahawe ubutware mu isi no mu ijuru. Arababwira ngo mugende muhindura abantu kuba abigishwa banjye, abemera mu babatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera,
arangije arabya ngo mugende mubabwire bitondere ibyo nababwiye. Bivuze ko kwakira Kristo gusa ntibihagije, hari ukwitondera ibyo Kristo yavuze. Haleluya, haleluya. Kwitondera amategeko y'umwami wacu Yesu Kristo. Hari n'indi jambo riri muri Matayo ibice 22 umurongo niba ari wa 13 sinibuka, hari ahantu havuga ngo umwami ngo yinjiye ngo mu bukwe ngo abona abasangwa, ngo ariko ngo arebye ngo abona harimo umuntu utambaye umwambaro w'ubukwe. Arangira aravuga ategeka abagaragu biwe ngo mugende mu muboha amaboko n'amaguru, ngo mumujugunye hanze, hanze niho bazahekenyera amenyo, hanze ni hazaba imbwa n'abarozi. Hari ijambo rihera rivuga ngo abahamagawe ni benshi, ngo ariko abatoranijwe n'imbarwa ni bake. Mugenzi wanjye, kwakira Kristo ntibyoroshye. Ayandi madini nta bintu byinshi nyine ashyiraho, ndavuga amadini atemera Kristo, bafite imigenzo yabo bitewe nuko bategetswe yenda n'abashinze iryo dini cyangwa n'inzandiko basize babandikiye. Ariko Kristo niwe wenyine uhemukira akicicikira, ni umwana w'intama. Niwe usambana akinumira, niwe ugambanyira mugenzi wawe akinumira, ugaca urubanza ubera akinumira. Ariko hari ijambo rivuga ngo urabikora nka kwihorera, urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpanye nawe cyangwa ko meze nkawe, ngo ariko umunsi nabishyize hanze isi zakota. Mugenzi wanjye, uyu mubiri twambaye ubu ni ubushwambagara. Uyu mubiri uyu nguyu urwara, hano ushobora kurwara kanseri, kano kaboko mubona, kano kaboko mwabonaga, ariko simbwiye turebe mu izina rya Yesu n'urugero ndi kubaha. Aka kaboko mubona mukakabona ukundi kuntu, kano gakusha Imana dushyizeho ni keza cyane. Uzarebe iyo umuntu arwaye amahumane cyangwa n'ibindi bintu, utangira kumubona ukagira ubwoba. Uyu mubiri uyu nguyu uyu uradushuka. Abakobwa muvuga ngo mufite amaso meza, ngo mufite mu maso heza, mufite amaguru meza, ibiki n'ibiki. Uyu mubiri urashukana my friend, uyu mubiri uragushuka, kuko hari igihe uzagenda ukawusiga. Yemwe mw'abasore mwe muterura amariteri, kera nyiri umwana cyangwa nyiri urubyiruko najyaga nterura icyuma, namara kugitera agatuze kakarega. N'ubu hari abantu bambwira ko nyiterura ibyuma, ntabwo nterura ibyuma, nkora siporo zisanzwe. Iyo nabyo mbiboneye umwanya, agatuze kakarega, akaboko kakangana gutya, nagenda mu muhanda nkavuga ati ni njyewe, ariko inzara yanyica my friend, nyicuza impamvu nabiteruye. Ariko Yesu yamaze kukujyamo ahita arusha uburemere ibyo byose. Wumva uri tafu, amahoro abandi babuze, wowe uba wumva uyafite. Iyo ufite Kristo ukarya kawunga kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru, kaba karimo vitamine ziruta uko warya inyama cyangwa urya imbuto, urya ibiryo usimburanye, ukagira isura nziza, ukagira ubuzima buzima, kubera ko Imana yabihaye umugisha. Kandi rega ntibivuze yuko abantu bakunda Imana bo badatunga, no. Dawidi yaratunze, Salomo aratunga, hari n'abandi bantu benshi tuzabazinira ku Irembo Rifunganye TV bazatanga ubuhamya bw'ukuntu Imana yabagiriye neza. Nanjye rega ndimo, nanjye hari ahantu narindi, hari ahantu nahoze, hari ubuzima nahozemwo, aho nabaga ntafite data na mama ndengera, ubuzima bwo kuba hanze cyangwa ubuzima bubabaje, ariko Uwiteka agiye aturengera, yatugize abagabo. Ubu ndi umugabo w'abana 2, mfite umugore, kandi Imana iradutunga pe, n'ukuri. Hari ukuntu gitamurura, hari ukuntu twibwira yuko dutunzwe n'ibyo dukora, ariko burya Imana ikuvanyeho uwo mwuka wayo cyangwa igakupa ugapfa. Ibyo ngibyo, ayo madiplome cyangwa n'ubwo bushobozi uvuga ngo ufite, nta hantu bwakongera gukora. Igitumye uriho cyangwa uhumeka cyangwa ukora ni ukubera uwo mwuka Imana iba yaguhaye. Haleluya! Ibyo byose tubikesha Kristo umwami wacu. Turashima Imana yuko Kristo yaje ku ngoma yacu, turashima yuko twavukiye ku ngoma ya Kristo.
iyo tuza kuvukira ku ngoma y'abantu ba kera ubu natwe tuba tubandwa cyangwa twaranapfuye turimbutse kubera yuko nta mwuka w'agakiza wari uri mu bantu. Ariko turashima Imana ko yabonye ko natwe dukeneye umwuka, ko natwe dukeneye agakiza. Abanyarwanda turashima Imana. Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe. Umuntu wese rero wishingikirije kuri Kristo aba yamaze kuba icyaremwe gishyashya. Kandi ikindi uwinjiwe donc uwo Yesu Kristo yinjiyemo akaba ari we ugenga imikorere yiwe, akaba ari we umutegeka icyo agomba gukora, uwo muntu ntabwo azacirwaho iteka. Uwo muntu azaraga ubugingo buhoraho. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo twebwe nitwirare ngo tuvuge ngo twaramwakiriye gusa ngo maze tugende twishime ku bandi tuvuge ngo twe twararangije. No, hahirwa umuntu ukiranuka kugeza imperuka. Abantu bababeshya ngo byararangiye, ngo Kristo yarangije byose ku musaraba, barabashuka. Ibyo yarangije ni diro yiwe, ni ikimenyetso cyo kutuvana cyo kutuvana muri karande ya Adamu akatwinjiza mu bwami bwiwe. Donc yaraciye inzira, yarafunguye irembo ritwinjiza mu bwami bwo mu ijuru. Yesu nashimwe. Rero kwakira Kristo hari ibintu bisabwa kugira ngo umubone, kugira ngo abe muri wowe. Nuko umwakira, ukiga inyigisho ikwigisha kuri Kristo ndetse ivuga amahame tuzagenderaho, amahame y'ibyo tuzakora kugira ngo twemererwe kuba abana biwe. Harimo kumwakira festival, kumwakira nukuva iyo ngiyo wari uri, iyo ngiyo mu byaha, iyo ngiyo mu buzima bwo kwigenga, iyo ngiyo mu buzima butagira umutima nama. Ubwo buzima wamara kubuvamwo maze ukemera ko wakiriye Kristo, warangira ukabihamisha kubatizwa mu mazi, umubatizo w'amazi menshi, ukabatizwa ukibira n'agasatsi kose kakibira. Biba bivuze ko wa muntu wa wundi wa Adamu, wa wundi ufite kamere, wa wundi wahaye inzira cyangwa wahaye uburyo Satani bwo kudukoresha kugira ngo twinjizamo kamere no kugira ngo abadayimoni batugireho ububasha, wa wundi abapfuye. Noneho iyo uvuye muri ya mazi nibwo ubaye icyaremwe gishyashya, nibwo noneho uba umaze kuba icyaremwe gishyashya ugatangira gukurikiza amategeko y'umwami wawe. Iyo wamaze kumwakira ntabwo uba ukiri wawe ngo wigenge. Umubiri wawe uba ufite ni umubiri uba urimo Kristo, ni umubiri ugengwa n'amategeko y'ijuru, ni umubiri utagengwa n'amategeko ya hano ku isi. Buryo iyo wabashije kwitondera amategeko y'ijuru, amategeko ya hano ku isi ntabwo ashobora kukugiraho ububasha. Haleluya. Amategeko y'isi ntabwo akugiraho ububasha, kubera yuko ntushobora kugambanira mwene so, ntushobora kwica, ntushobora kunywa inzoga, ntushobora kugira bya bindi byose bibi byatuma bagufunga, kubera ko amategeko y'ijuru arabibuza. Donc muri Kristo dufite umudendezo abantu badashobora kubonesha amaso batarakira Kristo Yesu. Niyo mpamvu ushobora kuba uturanye n'umukene, niyo mpamvu ushobora kuba uturanye n'umukire agucumbikiye cyangwa umukodeshereza, uba mu kazu k'akanegisi, wowe akabona ufite amahoro, ariko wowe ufite ikizu kinini yabonye yabishyukiye cyangwa agiye akabona nyine ufite amahoro, afite ibintu byinshi ariko nta mahoro afite, ntasinzira, nta munezero afite. No mu rugo rwiwe kubwirana neza ni byoroshye, ariko wowe uba mu kazu gatoya kubera ko wakiriye Kristo kandi n'ukuntu Kristo ari munini muri wowe, ugahora uririmba, ugahora unezerewe, ukagira ibyishimo mu gihe abandi bamanjiriwe, wowe uranezerewe kuko ibyiringiro byawe ari Kristo, kandi Kristo niwe tuboneramo ibintu byose twifuza. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Bwoko bw'Imana, umuntu wakiriye Kristo cyangwa amenye Kristo akamubangikanya n'ibindi, donc ukakira Kristo ariko urakiba, ukakira Kristo ariko umukobwa nyine amabere yawe baracyayakora uko bishakiye, kubera yuko nyine
abo bantu wabahaye agaciro kurusha Kristo. Abantu babagira icyizere cyane ngo kugira ngo ubone kari akazi ngo nukubanza nyine ni ukwirwanaho ngo n'Imana yavuze ngo tujye tugira ubwenge, ariko iyo ni inzira mbi, ni inzira ijyana abantu kurimbuka. Buriya muri Babylon kwa Nebukadinezari, mwibuke Nebukadinezari burya niwe Imana yahaye ubushobozi bwo gusenya Isiraheli, kubera nyine ko bari bamaze iminsi barigiza karakajya. Hari igihe Imana ikugira icyizere ukibira nyine kuri courage cyangwa hari ikindi kintu nyine hari cyangwa ukigira ko hari ikintu kinini cyane gushakaho, ukigira nyine ko ukaze. N'Abisirayeli ibyo bintu byigize kubabaho bituma ariko bibazanira umuvumo, bibazanira ibibazo byo kuba ibihugu byabo byasenywa kubera kutubaha Imana no kutita ku by'umwami wacu yababwiraga. Bituma Nebukadinezari Imana imuha ubushobozi nyine bwo kubasenya ndetse no gutwara bamwe mu Bisiraheli kubaho iminyago. Hari igihe nyine winangira Imana ikavuga ngo kugira ngo nguhombe naguhombye. Hari igihe winangira ukajya mu byaha Imana ikakwihorera rimwe kabiri gatatu kangahe kaguha waninga ibikanga. Hari n'abagenda bakarimbuka, Imana ikabavanamo ikavuga ati ndakarabye bakarimbuka. Hari n'abari kuteza ibyago cyangwa ibibazo kugira ngo bagarukire Imana, kuko abantu benshi bakunda gusenga buryo bari mu bibazo. Rero Nebukadinezari yaragiye umunsi umwe akoresha nyine stati nyine muzabisoma mu gitabo cya Daniyeli. Muzabisoma mu gitabo cya Daniyeli. Nebukadinezari, haleluya, yibwira ko abantu bose bashobora kumuramya kubera nyine yiyumvaga nyine ko ari nk'Imana imbere yabo. Umunsi umwe bategeka abantu b'i Babuloni bose kuramya umwami, kumupfukamira cyangwa gupfukamira icyo gisitati cyari kiri mu ishusho ariko y'uwo mwami. None baravanga umuntu, ariko bari babikoze nk'akantu nyine kuko ababikoze bari bazi yuko hari abantu badashobora gupfukamira Nebukadinezari. Bari bazi ko hari abasore bahamye, noneho barabatega kugira ngo babice. Baravuga ngo umuntu utazaramya icyo kigirwamana ngo bazamute mu itanura. Iryo tanura bari barishizemo umuriro uruta uwo bajyaga barishyiramo bakubye inshuro 7. Urumva ukuntu nawe ryakaga. Bavuza ibintu nyine byo kugira ngo baramye umwami. Bavuzaga naramu cyangwa biriya bintu cyangwa za baza mu ndimi z'amahanga bakunda kubyita baza cyangwa imbuzi. Ngo nibavuza amakondera cyangwa imbuzi, buri muntu wese mu gihugu apfukame aramya icyo kigirwamana. Ngo ariko hari abasore batatu, Sadurake, Meshake na Abedenego, ngo abangaba ngo banze kwikubita imbere y'icyo kigirwamana. Aba bari barinjije Imana mu buzima bwabo. Abangaba bari barasomye amateka y'Imana, amateka ibihe Imana yagiranye n'Abisiraheli. Abangaba, haleluya, Yesu ashimwe, bari barasomye amateka, bari bazi ko Imana ishobora byose. Bari barasomye uburyo Imana yapasuyemo inyanja kabiri Abisiraheli bakambuka. Bari barasomye uburyo Imana yagamije Yorodani maze Abisiraheli bakambuka. Bari barasomye amateka y'ukuntu Imana yagiye ihondagura abanzi. Bari baragumye ku Mana. Umuntu umwe ashobora gukora ikosa rikazanira umuvumo igihugu cyose, ariko Imana burya iba yibikiye abantu bayo nubwo amage yazira igihugu. For example, kera abami bakoraga amakosa maze Imana yende igateza igihugu inzara, ariko abantu bubahaga Imana yarabarwaniraga ntibigeraga bicwa n'inzara.
nk'ubu ngubu hari abantu bavuga ko muri covid aribwo bariye neza, kandi muri covid hari inzara, abantu benshi bahunga Kigali baragenda, murabyibuka bya bindi ntimuzibarirwa mwuka byaramo. Ntabwo mwibuka udufoto tw'abantu birukankaga basubiye mu ntara barimo bambuka Nyabarongo, barimo baguruka bagenda bamwe bakagenda n'amaguru. Umuntu akava ahangaha i Kigali akagenda nk'iminsi nk'ibiri akagenda, cyangwa iminsi 3 agasubira mu ntara. Mu ntara muri covid babonye abashyitsi benshi, kuko mu ntara aho ngaho twita mu cyaro niho hari ibyo kurya. Yesu nashimwe. Ariko abantu b'Imana bubaha Imana by'ukuri barariye bye. Hari abantu benshi bazakubwira yuko muri covid bariye n'ukuri pe. Imana yagaburiye abantu bayo, kandi ikimenyetso cy'Uwiteka cyari kiri ku bantu bayo. Rero hari igihe ibyago bitera bikagurira igihugu cyose, ariko burya b'Imana, Imana irabarinda, kuko Imana ntigitsindwa, Imana ntigibeshye. Haleluya, Yesu nashimwe. Ngo aba basore, ngo umwami ngo abagira inama, tese ngo umwami ngo yabyiye Daniel ngo wagiye ukabwira bari abantu bawe byonyine, yenda niba yenda habaho kwinangira, ariko turabasabye babikoze kugira ngo badapfa. Abasore barinangira, baravuga ngo naho Imana yaje itadukiza ntabwo dushobora gupfukamira iki kigwamana. Aba basore barahamije, nibwo bwa mbere kuva isi yabaho, nibwo bwa mbere kuva isi yabaho, na n'ubu ngubu ntabwo birabaho, nibwo bwa mbere hari habonetse ijambo ritegeka ikiremwa bita umuriro kudatwika. Umuriro waremwe n'Imana, ariko umuriro bari ngo babajugunye mu itanura, ngo b'umubiriro warabafashe. Ngo ariko umwami ngo arareba, ngo ategereze yuko bashya yitegereje, ngo abona ngo ntabwo bari gukongoka. Ariko Imana ifite ubushobozi bwo gutegeka umuriro ntutwike. Imana ifite ubushobozi bwo gutegeka izuba. Muribuka umunsi umwe Abisirayeli barimo barwana n'abantu b'i Babuloni, n'abantu b'i Kanani. Yesu arimo arwana, ngo bararwanye, ngo Yesu ategeka izuba, ariko yarabiheshejwe n'imbaraga z'Imana. Imana niyo ibishobora kubwira izuba, bivuze yuko ibintu byose byaremwe biri mu butegetsi, biri mu butware bwayo. Ibintu byose bifiteho ijambo. Imana iravuga ngo izuba rizime rikazima. Imana irabwira itanure nubwo riba ryaka, ikaribwira ati hoya, ahubwo hinduka akazuyaze. Abasore bangenda bari bafite imbeho, ubashyushye cyangwa Imana yonyine ibasha gutegeka umuriro. Nebukadinezari abibonye aratangara. Noneho ngo agira ngo uwo muriro ni fake, ngo yashyira ikiganza ngo agashya. Nebukadinezari kuva uwo munsi aravuga ngo Imana ya Saduraka na Abedenego na Meshaki niyo Mana. Cya kigirwamana barimo bapfukamira abantu benshi, cyangwa abantu bose bari bategetse abantu bose ko bapfukamira, gihindurwa ubusa kubera yuko Imana yitamuye, kubera abasore 3 bahagaze bagahamya. Nawe rero Imana iragusaba guhamya neza. Imana iragusaba guhamya. Nuhamya Imana izaza mu ruhande rwawe, izakurwanirira. Nuhamya Imana, nuvuga Imana neza, ntabwo uzigira ukorwa n'isoni, nkuko bari abasore batakozwe n'isoni. Daniel nawe mwarabibonye mu rwobo rw'intare. Intare bari bazisonjesheje, ariko ngo ngo zibonye Daniel zibona atari wo kuribwa. Zimubonamo intare menya zaramubonye, oya ngo hinjiyemo intare yo mu muryango wa Yuda, ngo zimubonye zavuga ati reka tubonye umwami uturenzeho. Bwoko bw'Imana, twahawe amahirwe asumba ayandi. Aya mahirwe twahawe twebwe twavutse mu gihe cya Kristo, hari abandi babyifuje barabibura. Uyu munsi hari abantu biyitirira Kristo, bavuga ko bamenye Kristo, bari kugenda barishisha izina ryiwe, bagakora ibizira, maze bigatuma umwami wacu atakarizwa icyizere. Oya, ntago atakarizwa icyizere.
ahubwo ni uko utagize ubushake bwo kumushaka neza. Yesu ubwiwe yaravuze ngo mu minsi y'imperuka hazaza abantu banyiyitirira, bazaba bakora ibitangaza ndetse bazakora n'ibitangaza biruta ibyo nakoze, ngo ariko abo ngabo ngo muzabamenyera ki? Ku mbuto zabo. Abazima ni ukuvuga imbuto z'abantu bavuga Kristo ku munwa gusa ziragaragara. Bamwe birirwa babafunga, tujya tubabona ku ma YouTube, abandi bakikosora, ndetse n'abamuvuga kubera indamu biragaragara, kuko hari abantu tubona yenda kera bavuga ko ari abapasiteri, ariko ubu ngubu bagaragaje yuko icyari kibashishikaje ni indamu n'amafaranga, bava mu bintu by'ubupasiteri, ubundi rimwe bamwe babaye abanyamakuru, abandi nyine baremeye bavuga nyine ko nta kindi nyine ni indamu za hano ku isi. Ariko mugenzi wanjye, ndakugira inama yo kudakinisha ibintu by'Imana. Iyo ukinishije ibintu by'Imana bikugiraho ingaruka, kandi ukaba uri umuhemukira n'abazagukomokaho. Buriya umuvumo wo kwa Satani Imana ishobora kuwuvanaho. Satani cyangwa n'abantu akoresha bashobora kukuvuma, umuvumo ukakugeraho ariko Imana ikawuvanaho. Umuvumo utabasha gusibangana n'ubwo wagira gute, Imana iyo ikuvumye nta muntu ushobora kukuvumura. Nubwo wajya mu bapfumu b'isi yose bakagira gute, ntibashobora. Imana iyo ivuze ngo nkuvanyeho ikiganza cyanjye, nta wundi muntu ushobora kugufata. Kandi Imana iyo ivuze ngo nkugize imbwebwe, ugenda utorongera uba umusazi, nta bugingo ufite, burya biba byarangiye, uba waciriweho iteka. Uyu munsi uracyafite amahirwe kubera ko ucyumva ijwi ry'Imana. Uyu munsi uracyafite amahirwe kubera ko ucyumva Imana ikigufiteho ubushobozi. Mugenzi wanjye, va mu bintu bidatunganye. Uyu munsi ni uwawe. Uyu munsi wakizwa, kandi uyu munsi wakizwa neza, kandi uyu munsi wareka nanone kugenda witwara nk'ikigirwamana. Kumenya Kristo rega, kuba ufite ubutunzi cyangwa warahawe inshingano mu nzu y'Imana, ntabwo bikugira umuntu uhambaye, ntabwo bikugira umuntu ufatira ibyemezo abandi, kandi ibyemezo uzi ko bipfuye. Niba uzi ko ukora umurimo w'Imana ukawukorana n'ibyaha, ihana uyu munsi. Niba uzi yuko uri umuririmbyi ariko bagenzi bawe ubabangamiye kubera imyitwarire yawe cyangwa kubera kudahinduka kwawe, nta kintu byakumarira. Niba ikintu cyose, niba umurimo w'Imana ukora ubukurana urwango cyangwa wanga bene so, yenda ko hari ibintu bimwe na bimwe mutari kumvikanaho, mugenzi wawe nyenda gusaba kugira ngo uhinduke, kuko Kristo ntabwo ari uko yaduhamagaye. Kristo yaduhamagaye kugira ngo adusaba no gukunda abanzi bacu, adusaba urukundo rurenze urwo twebwe twibwira, kuko twarabibonye, aradukunze, aradupfira, yiyambura ubumana, yigira umuntu, kugira ngo njyewe nawe duhabwe agakiza cyangwa duhabwe kuzinjira mu bwami bw'Imana. Uyu munsi ni uwawe. Wowe udukurikiye rero, ndagushimiye kuko wabanye natwe. Imana iguhe umugisha. Kizwa neza, njyewe nawe tuzaboneke mu bwami bwo mu ijuru. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Navuga byinshi ariko reka ndekere aho ngaho. Bwoko bw'Imana, igihe ni iki ngiki. Kizwa neza kandi witandukanye n'abantu bavuga ko bamenye Kristo ariko bafite ingeso mbi, imbuto mbi. Abamenye Kristo bose bagira imico nk'iyiwe. Mwanditse yaranditse ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ufite umutima uri muri Kristo Yesu ugira imbuto nziza kandi ububereye umumaro ahantu uri. Imana iguhe umugisha. Mwakoze kubana natwe, tuzasubira ubutaha umwami naba kidushoboje. Shalom shalom. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye. Tugushimiye kwera kwawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye mwami ko utameze nk'abantu. Icyubahiro no gushima no guhimbazwa nibikomeze bibi byawe iminsi yose, none n'iteka ryose. Amen. Shalom shalom. Bye. Turabakunda. Imana ibahe umugisha. Yesu abarinde. Amen.